umubiri wa nyakwigendera bawuvanya muri morgue bawugejeje ku modoka aho biteganijwe ko hahita hakurikiraho igikorwa cyo kwerekeza mu rugo rwa nyakwigendera. Ubwo rero murabibona ko umubiri bari kuwushyira mu modoka. Akoze umubyeyi afite byinshi yavuga ku mwana. Tangire tubasuhuza inshuti muri kureba none hino televiziyo, tubifurije umugisha w'Imana, muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'umumaro cyane aho muherereyemo. Turabizi ko dukurikiwe n'isi yose mu bihugu byinshi bitandukanye tutarondora. Muri iki gitondo cyangwa se aka kanya, sinzi isaha muri iwanyu uri kureba kino kiganiro, dufite inkuru ibabashe nk'uko mwabibonye mu mutwe w'inkuru ati umuryango uyu n'uyu, kwa Joel, kwa Bikemu, ku nshuti zabo, ku muryango wa Canesius, ku muryango wa Majimbiri habonetse indi nkuru mbi. Ni inkuru rero itari nziza, ariko kandi kongera kuba nziza ku bizera Imana, kuko Bibiliya avuga ngo abapfuye bararuhutse, ngo aruhuke imiriho n'imihate. Ndi hano rero nitwa Bikemu, ndi kumwe n'abavandimwe, ndi mu karere ka Rusizi, hano duhagaze ni ku bitaro bya Gihundwe. Dukoze rero introduction y'iyi video yose mugiye kureba nini, ifite amasaha menshi, muri rwego rwo kugira ngo inshuti z'uyu muryango wacu ziri hirya no hino baze gukurikirana uko guherekeza umuvandimwe wavuye mu mubiri biri kugenda. Hari abatabasha kuza gutabara bitewe n'uko inkuru yamenyekanye vuba nyine no gushyingura bikaba vuba. Turavuze ngo rero dukore ino video kugira ngo inshuti zacu, imiryango iri hirya no hino, muze kureba uko guherekeza umuvandimwe byari bimeze. Rero hano ndi mu karere ka Rusizi, birumvikana niho tuvuka. Ndi kumwe n'abagabo babiri hano, baragenda batwibwira maze dukore introduction y'ikiganiro cyacu kibiza kubera hano. Kandi ndavuze ngo mukomere. Yego. Waramutse? Naramutse neza. Yego, ratangira utwibwira. Amazina yanjye ni Elise, icyo yavuze. Elise. Igira idigari gatoya. Aha, it's okay. Yeah. Elise. Uyu Elise turi kumwe, natangaye cyane. Ndabonye afite imbaraga z'umutima, zimwe bajya bavuga ngo muzagwiza imbaraga z'umutima. Ndabanje no kumubaza, ndavuga ati Elise, ko papa yitabye Imana, urabasha gukora ikiganiro? Ati yoti cyane rwose, ati none se ko yagiye ahera mu ijuru, ariko kandi namurwaje. Elise rero nizere ko ntakoze amakosa, kukuzana kuri kamera nabanje kubigusaba uburenganzira no kugukomera kwawe. Muzehe yagiye, bifite icyo bishobora kwigisha abantu bari kutureba basigaye, uko dukwiye kwakira inkuru y'urupfu rw'umukiranutsi. Elise, mu kanya ndakugarukaho, ahubwo mpera uyu mikrofone nawe kugira ngo yibwira abantu. Murakoze cyane. Nitwa Bizimana Edgar. Yego. Uyu umuvandimwe witabye Imana. Yego. Nsengumuremyi Valence. Yego. Ni umuvandimwe, ni mubyara wanjye. Yego. Mama wavukana na papa wanjye. Uri kuvuga ikintu nashakaga. Ni umwuka ukuyoboye. Nashakaga ko duha abantu image, ubu ni wowe bukuru uri muri twe. Nashaka ko duha abantu image y'uyu muntu wagiye, uwari we ku muryango wa Pastor Canesius nyakwigendera, uwari we ku muryango wacu twese muri rusange, kugira ngo abantu bumve iyi nkuru turi gukora n'ibyago turi gusobanura twagize ari ibihe. Rero niyo mpamvu ngo haye mikoro kugira ngo sobanura uyu yarinde kuri wowe, kuri Bikemu, kuri uyu, ku muryango wose en general. Uyu Nsengumuremyi Valence sobanura uwo uri we kuri njye. Urakoze cyane. Bizimana Edgar, wowe Bikemu, data na so yego baravukana. Wowe uri murumuna wanjye, kandi buriya rero scientifically
buriya wowe dufite amaraso 100% ahuye Yego. mu gihe buriya abavandimwe banjye tuba dufite 50% wowe Yego. dufite 100% ahuye Yego. ibindi uzajya kubisoma nuko uyu Nsengumuremyi Valens rero ni mubyara wacu Yego. ni mubyara wanjye ni mubyara wawe yego ni ukuvuga ngo mama we ni mushiki wa ba data uyu twari tumusigaranye nk'inkingi ya mwamba mu muryango Yego. turanyazwe turababaye yego ducitse igikuba ariko Uwiteka dukomeze yego uyu yari afite plani nyinshi twaganiraga mu by'ukuri mbitse amabanga menshi n'imfura ye idashobora guhita imenya yego twari dufitanye mu rwego rwo kugira ngo umuryango uzamuke turebe ko twawuzahura yego nuko burya abeza ntabwo ariko tubakunda gusa n'Imana irabakunda cyane ariko uyu Nsengumuremyi Valens ugiye gusa wenda Imana idushumbushe yego murakoze cyane rero ndumva urakoze ibindi bikomeza kuza kuganirwaho yes ukoze ikintu cyiza nashakaga rwose kuri Elise imfura ya nyakwigendera ubundi papa yafashwe gute yararwaye burwayi ki ese yaguye he so hano turi ngira ngo ni ku bitaro bya Gihundwe niho tuje kuri morgue gufata umubiri uburwayi uregera mikrofone Okay. gato thank you uburwayi muzehe yararwaye yego ni cancer yataka igice cyo mu nda cya gallbladder yego sinzi mu kinyarwanda gallbladder urwagashya urwagashya turi kumwe na tica hano byibuka Yeah. Okay, it's fine. Eh. Iyo cancer rero niyo imudutwaye. yego Ni cancer yafashe n'ibintu ntabwo turi sure neza igihe yaba yarafashwe kuko igihe twajyaga kwivuza results z'aba docteurs zavugaga ko etape igezeho nta buvuzi ishobora kuba yabona yaba surgery yaba gushiririza cyangwa n'indi miti ashobora kuba yabona nta hantu ku isi bishoboka ko ubwo buvuzi bwari bube bwabona icyari gitegejwe gukomeza kumufasha kugabanya kuba twamufashwe kugabanya ububabare bw'umubiri kumurinda nyine kuba yakwiheba kugira ngo nanatabaruka azatabaruke tumweretse urukundo cyangwa se agende mu mahoro yego so yaguye hano mu bitaro bya Gihundwe aho turi kuri morgue yaho Yego. niho yaguye ku munsi wo kwa kabiri tariki 12 z'ukwezi kwa kabiri 2024 yego twarimo yaguye yapfuye mu masaha y'amasaa 5 wari uhari nari impari ni wowe wari kumwe umuri nawe kuko so atangira process yo kwivuza hari mu kwezi kwa 10 yumva atameze neza ngo yatangiye kujya kwa muganga ajya ku bitaro bya Gihundwe yego aza kuvayo ajya mu maclinique za Orion Rusizi yego rero mu kwezi kwa 11 nibwo navuye ku ishuri ko nari ndi ku ishuri Kigali yego then nza ngo tutangire twivuze turebe bimeze bite nibwo twafasha urugendo tujya CHUB Butare baradupima basanga niyo cancer banga guhita bayiconfirminga badutransfera King Faisal yego mu rwego kugira ngo habeho neza guhamya ko ibyo babonye ariyo ndwara arwaye then the same results ziguma ari za zindi nta kindi bari budufasha abaganga ibyo bashoboye bari babikoze yego uretse kutubwira gusenga Imana tukamufasha kumuba hafi twizeye cyane kazakira ko tuzi ko Imana ikora ibitangaza ariko buriya yo ibigena uko ibishaka igitangaza yashaka gukora nicyo kumujyana urumva ukuntu Imana itangaje ishobora kuvuga ati nzagukorera igitangaza muri ubu burwayi bwawe cyane kumbi ishaka gukora nyine igitangaza cyo kwisubiza umuntu wayo uko niko iyi Mana ntimenyerwa twibutsa abantu ko iyi Mana yacu itamenyerwa kandi imvugo yayo ntimenyerwa cyane rwose kuko urebye imvugo twagiye twakira zayo nzamukiza ya ushobora guhita confirming ati tomorrow ndaba ndi kumwe nawe tugenda mu muhanda ariko uburyo yari bumukizemo nyine ni buriya imvugo y'Imana iremereye bingana n'iki ishaka gukora mu isi y'umwuka yego cyane rwose nuko twe tubirebera mu marangamutima kandi hari akantu nasobanukiwe nimba ari filozofi yanjye nimba ari biblical philosophy aba bantu bagenda tukarira ntekereza ko ahantu baba baruhukiye bubuye amaso bakareba imibabaro y'iyi si yego n'ubuzima dusigayemo
bashobora no gukwena muranirwa n'iki urukumva teacher araza kutubwira iyo filozofi ari iyi araza kutusobanurira bashobora kuvuga ati muri bazima mufite ikibazo ki ko twebwe tunezerewe ahubwo duhangayikishijwe namwe musigaye sinzi impamvu Imana itatanze amahirwe dukomunikana nabo ngo batubwire aho uri muri kamera, turi mu mashusho, uri muri kamera ubu ngubu uri kumva ushaka yo gufotora bazuriya vugana na Leonard uri kumva sinzi impamvu narindi ngo yaba dufite uburyo twakomunikanaga nabo amarira yagabanuka turira abantu batuvuyemo uko Bibiliya itubwira ko abapfuye baruhutse cyane n'intwari zo kwizera. Burya inkuru y'urupfu rw'umukiranutsi ikwiye kwigisha abasigaye imyitwarire bakwiye kugira. Reka nkwereke muri ubu buzima tubamo hari umuntu wapfa ntitumuvugeho kubera kubura icyo tuvuga cyane, ntacyo tumwibukiraho kubera kutagira ikintu tumwibukiraho ukabura icyo uvuga. Iyo kamera ziri kwaka, abantu bashyashyanye, abashoferi baguze mazutu, abashumba basizemwe amakote, kuza guherekeza umuntu w'Imana, karitsiye yahungabanye, nuko umuntu aba afite ibintu byiza yubatse. Ahubwo umuntu uri kureba iki kiganiro, wowe utekereza ute uburemere bw'inkuru y'urupfu rwawe izaba iremereye gute mu bantu? N'intwari zo kwizera ngo zakubitaga amaso ku masezerano y'iby'Imana yabasezeranije, ariko ngo batumbera gakondo bari kujyamo, ibyo ngo by'amasezerano bakabirebera kure reka ngo yewe ngo niyi si ngo ntibyari bikwiye ko tuyibamo cyane. Rero njye ndashima Imana ku bwa Elize, ukuntu mbona akomeye nibyo nahoze mvuga. Elize wakuyeho imbaraga zo gukomera ku munsi nk'uyu? Nakwiza imbaraga zo kuba nkomeye uko, yego, nakubwiye ko nabanye na papa muri iki gihe cy'uburwayi bwe kuva mu kwezi kwa 11 kugeza mu kwezi kwa 2 ahata munsi atabarutseho. Yego, nabanye nawe muri process tujya kwa muganga, kuba turi mu rugo narebaga uburibwe afite, ari uburyo ababaramo, nkareba expenses tumutangaho, hama nanariza ndeba n'uburwayi batubwiye. Cyakoze nari ngize mu kwizera ndavuga ati Imana ikora ibitangaza, ishobora kumukiza, ariko ikiza kwinshi, ikiza yabimwisubije cyangwa se ikamuhagurutsa kongera uvuze akantu gakomeye, nuko Imana ikiza ati ishobora gukiza imugariye cyangwa ikiza imwisubije. Ubwo ngubwo ishobora gukiza ubugingo bwe. Uzi ko Imana ishobora kubona ko kurama indi myaka 10 byaguha kurimbuka, ikakujyana mbere yayo cyane rwose, ikakwarura. Sinshaka kuzabura ubugingo bwawe. Uko niko kuri. Ubwo rero naho ngo nanarije izo situation ndavuga ati rero ngiye nasengaga Imana ati mukize. Yego, nari nzi ko kumukiza ari uburyo bubiri, kuko yarababaraga nabanye nabi icyo gihe cyose ababara bigera kuri level no kuba yahaguruka ngagende ari ikibazo adashobora guhagarara iminota igera kuri 2 cyangwa 1. Yego, nanarije ndavuga ati rero uko biri nta mugabo udapfana imishinga, hari ibyo agiye wenda tujuje, ariko nanone yarakoze. Yego, naruhuke rwose, naruhuke. Urakoze cyane Edgar. Wenda tugenda dusoza, ni nk'ibiki ko ari wowe bahani Rusizi turusha wenda kwegera abantu cyane, ni nk'ibiki bibiri wumva umuntu wese akwiye kwigishwa n'uyu muvandimwe watashye bibyiza wamwigiraho? Icya mbere, yego, cyo kwigira kuri Elize, yego, imfura ya nyakwigendera, yego, no kwiga kwihangana no kwikomeza mu byago. Yego, igihe habaye ikibazo ukamenya uko cyitwaramo. Burya ntabwo uri gupointa ku kibazo nakubajije. Come on. Yeah, I asked you, ni ibiki bibiri afite nka karite, yari afite nka karite wumva isi yamwigiraho? uyu nyakwigendera ni ibiki bibiri wari umuziho biri nka karite wumva bigusigayemo nka image utazibagirwa? Okay, urakoze. Nari mbanje kumva nabi ngira ngo mbajije kuri uyu, ariko ibintu bibiri reka mvuge bibiri by'ingenzi byo kwigira kuri nyakwigendera. Yego, gufasha abababaye. Urakoze cyane, icyo ni ikintu cyiza. Iki kintu yakitagaho gufasha abababaye. Yego, kandi mu nguni zose. Yego,
ikindi cya kabiri cyo kwigira kuri nyakwigendera yego namuvugaho yego harimo gukunda gusenga. yego Gukunda gusenga kandi agakunda abantu bose atarobanuye ku butoni. Yakundaga gusabana n'abantu kuko urebye na mbere yo mu minsi yo kwitahira kwe hari igihe yagiraga gutya agakoresha ibitaramo agatumira abantu kugira ngo basabane. Yakundaga gusabana n'abantu akumva ko yabana n'abantu bose amahoro, yego akadutumira. Nubwo ntekereza na mbere yuko atabarutse mbere y'iki gihe nta mezi atatarashira mu gihe cy'uburwayi. Mu gihe cy'uburwayi yari yakoranyije abantu n'ubundi aradutumira tujye kwishimana. Na mbere yaho byari byabaye kandi wumvaga gusabana n'abantu akabana n'abantu bose mu mahoro aricyo yashyiraga imbere. Ngibyo ibintu by'ingenzi nanjye kubana n'abantu bose amahoro no gufasha abababaye, nibyo bintu bibiri by'ingenzi navuga byo kwigira kuri nyakwigendera. Reka rero Elize dusoza aduhe gahunda uko zigiye gukurikirana. Gahunda y'umunsi uko nipanze tuvugana aka kanya turi ku bitaro bya Gihundwe, tugiye kuri morgue, tugiye gufata umubiri wa nyakwigendera. yego turahava twerekeza mu rugo kwa nyakwigendera, yego mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Ruharambuga, akagari ka Wimana, yego mudugudu ni Kabusunzu. ibyo urimo uravuga biri guhura n'ibindi gusaba rwose. Yego aho haraza kubaho umuhango wo gusezerwa kwa nyakwigendera n'abo mu muryango we wa hafi kuko yabanaga n'abantu benshi cyane. Ntago twamusezereraho mu rugo ngo birangire. Uwo muhango uraza gufata igihe kitageze kirenze isaha. Dukomereze kuri Église Méthodiste Libre di Rwanda, Chapelle ya Nyangura, Paroisse ni Gihinga, then niho hari buze kuba imihango yo kumusomera misa, noneho n'umuhango rusange wo kumusezeraho n'abantu bose muri rusange. Yego turaza kuhava twerekeza ku irimbi rya Nyagatongo aho turi bugiye kubika umubiri wa nyakwigendera. Nyuma yo kuva ku irimbi turasuppose wenda se biduhiriye ko bishobora kuba saa 10 harabaho umuhango wo gukaraba mu rugo kwa nyakwigendera nanone. Yego numva ari uko gahunda y'umunsi panze. Urakoze cyane, urakoze. Namwe turabashimiye. Nuko bimeze rero, nuko tugiye kugenda tubereka akantu ku kandi uko ibikorwa bigiye gukurikirana byo gusezera kuri nyakwigendera uyu Valence. Tubibutse ko Valence watabarutse yavutse ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka 1975. Yabatijwe mu 1997. Yashingiwe kuri 25 z'ukwa 5 umwaka w'ibihumbi 2000. Ashyingiranwa na Nyirabaziruwunguka Fortune. Abana asize ni abana 6, barimo abahungu 2, harimo uyu nguyu w'imfura tuhagararanye, harimo n'abakobwa 4. Imana imwakire mu bayo. Rero ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 2 mu 2024 nibwo tugiye gukora igikorwa cyo kumuherekeza. Akaba yaritabye Imana kuri lo 13 ku itariki 16. Murakoze rero, mukomeze mukurikirane uko bigiye kugenda bikurikirana. Imana ibahe umugisha. Hari akantu keza mbonye hano ntabura kuvuga ibyamuranze. Icyambere gukunda gusenga, 2 kwiyoroshya muri byose, kakantu ni keza. 3 gukunda umuryango. 4 guharanira iterambere. 5 kwitangira abandi atarobanuye, cya kintu Digari yavuze. 6 kwihangana mu makuba. Byose Digari yabigarutseho, urumva niko yarari koko. Witeka umugisha kandi mukomeze gukomera abavandi. Turi kumwe. Nkuko twabibabwiye, turi Cyangugu, turi mu karere ka Rusizi mu bitaro bya Gihundwe. Aha niho turi rero, twaje kuri morgue kugira ngo dufate umubiri wa nyakwigendera Valence. Wo n'umuryango utandukanye, inshuti, abavandimwe baje kuri morgue. Ubwo rero twamaze kuhagera, mu kanya gatoya hagiye gukurikirana igikorwa cyo kuzana umubiri wa nyakwigendera kugira ngo tuwinjize mu modoka twerekeze mu rugo rwa nyakwigendera aho yari atuye kugira ngo tubashe kumusezeraho. Twabibabwira ko
inshuti zacu, umuryango wacu mugari aho muherereye ku isi, turaza kubakurikiranira ino nkuru kugira ngo mubane natwe muri ibi byago. Bibiliya iravuga ngo mwishimane n'abishimye, mubabarane n'abababaye. Iki rero aba ari igihe abantu bakeneye pole, iki aba ari igihe abantu bakeneye ijambo rivuga ngo mwihangane, iki aba ari igihe abantu bakeneye ijambo rivuga ngo mukomere. Ariko ntabwo twebwe dupfa nk'abandi bose, twebwe dupfana ibyiringiro, tukavuga ngo hari umunsi tuzongera guhura, kuri wa munsi w'umuzuko dutegereje turi benshi. Hari umunsi Yesu azafata umuswara aduhanagura amarira yose twaririye kuri iyi si. Aha rero dutegereje ko bazana umubiri wa nyakwigendera kugira ngo tuwinjize mu modoka maze dukomeze twerekeza mu rugo. Uyu ni umuryango mugari nyine munini ufite abantu benshi cyane, muraza kugenda mubibona. Witeka abaha umugisha, Witeka barebe neza, Witeka abaha amahoro, Witeka abahe gukomera ku munsi mubi. Yego, njye nitwa Bikema. Araruhutse inshuti ya Yesu, araruhutse. Ya murabibona ko umubiri wa bawuzanye ku modoka. Umubiri wa nyakwigendera bawuvanye muri morgue, bawugejeje ku modoka aho biteganijwe ko hahita hakurikiraho igikorwa cyo kwerekeza mu rugo rwa nyakwigendera. Ubwo rero murabibona ko umubiri bari kuwushyira mu modoka. Mukomeze gukomera, dukomeze kwihangana. Aba ari ibihe bigoye, aba ari ibihe bitoroshye, ariko wowe uri kureba iyi nkuru wibuka ko nawe uzapfa, kandi gupfa kukwegereye kurusha ibintu byose, kuko utazi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu uba ugomba kubara iminsi yawe. Bibiliya iravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, ngo ku buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Oh my God, ukwiriye kujya uryama uvuze ngo harya uyu munsi ninjije iki kuri konti yo mu ijuru? Uyu munsi nakoreye iki Imana? Uyu munsi nafashije abantu bangahe? Uyu munsi nasuye abarwayi bangahe? Uyu munsi nabanyute nijoro. Ukareba ino video ukavuga ati se mw'uyu munota nkurikije imibandire yanjye n'Imana n'abantu, ndi umukandida w'ijuru ku buryo nanjye impanda ivuze n'iyo urupfu rutaza nanjye ndi umuragwa w'ubugingo buhoraho. Ese biramutse bibaye ngombwa kuva mu mubiri nk'uyu nguyu wawuvuyemo, wowe n'umutima wawe mubanyute? Ni umukoro wanjye, ni umukoro wawe, dukwiye kumvikana cyane. Dore ko amahirwe tuba dufite ari ibi tuba tubona n'amaso yacu tugihumeka, byagakwiye kuduha umwanya wo kwitekerezaho bwa kabiri no kwitegura. Murakoze. Shanda bafite pe.
niho nza kumenya ukunze mukiza iradira imbere yawe ko tuzahorana. amena. Reka twakire Reverend asenga Imana kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze. Mana nziza, Mana ishobora byose, uyu munsi niwe wowe utugeneye kugira ngo tube turi hano muri uyu muryango, kandi kubera ko igihe cyose kigira icyacyo Mana, iyo uvuze biraba bategeka bigakomera. Dushimye ko abavaga hariya ku bitaro kureba umubiri w'umuvandimwe bageze hano amahoro. Ndagira ngo rero nsabire uyu muryango kwihangana, nsabire itorero kwihangana, nsabire buri mumwe wese uri buze gukandagiza ikirenge cy'ahangaha kwihangana, kugira ngo uyu muhango uyoborwe nawe Mana, kandi umutekano wacu n'ibyo turi buze gukora byose bibe mu maboko yawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kubana na Yesu gerageze muze muhagarare hano twese nk'abegerana hano cyane kugerayo hariya harimo imyanya bicara mukomeze mujye muvugira cyane kugerayo niho mwana w'abizima Yerusalemu nshya. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma iryo sezerano, uri iryo sezerano uri soreze ihangana no muri isi ubonengera nugeze utyo mwami umwuka nurera urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa nihoza kumenya urupfu biratira imbere yawe ko tuzahorana nk'uko byose byubatswe n'izahabu zirabagirana ganire umurego ubwo rurembo rwera ukomeye hano kugeza umurambo umubiri usohotse. Abandi
Yerusalemu nshya uyiterere udafite ikizirazinga byamusinzire nyabusha byamusinzire kabisa. ipanze kuteganije tugiye gusezerera ku rusengero turifuza inzira hano mama muhireje inzira hano ihagije kugira ngo kurikiraho wa mwana Ismail. uravugisha ukuri ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Uyu mwanya rero cyangwa se kuri uyu munsi kuri tariki ya 15 turi hano mu rusengero mu nzu y'Imana bw'igikorwa cyo guherekeza umuvandimwe wacu Valens Imana yahamagaye. Birakwiye ko turaza kubikora dushima Imana uko yabigennye. Yesu nashimwe. Turababaye ariko nta nicyo twabihinduraho. Byose ni ko Imana ibigena kandi nuko yari yabiteguye. Turagushimiye Imana, turakunezerewe kuko umukozi w'umuhanga
dushimye Imana kuko ibyo ukora byose ubikora neza kandi ukabikora guhisha izina ryawe icyubahiro. Turi mu ihema ryawe rero uyu mwanya ndetse kuri iyi tariki turagushimiye umukozi wawe Seruburemyi Valensi wamuhamagaye akaba yakwitabye. Turinginga Imana kugira ngo ukomeze imitima ya benshi, hari abo mu muryango we, hari inshuti ze, hari abavandimwe be, abo bose turasenze Imana kugira ngo utange imbaraga kuri buri muntu uri aha. Gahunda yose rero igiye kubera mu rusengero tubishyize mu maboko yawe kugira ngo haba ari umwana w'umuntu ahabwe imbaraga z'ijuru zigaragare. Tubisenze mu izina rya Kristo umucunguzi wacu, amen. Tugiye guhaguruka, twese tugiye guhaguruka, ubundi dusabe korali wacu ngo tuyoboze indirimbo imwe rusange. Umwe mu baririmbyi aratuzuzira imbere duhagaze, atuyoboze indirimbo imwe rusange turirimba duhimbaza Imana, ubundi nirangira turumva ibindi. Turirimbe magana wambaye gushimisha Imana. Kubana na Yesu iteka mu ijuru, birutera umunezero, bikamushimira.
arakoze cyane waririmbye kudufasha. Reka twigire Pasiteri Bosco yegere hafi yongera asenga Imana, namara gusenga Imana korara abacunguwe baraduha indirimbo imwe. Mana yacu turagushimiye, Mana yacu turacyubahiro, Imana yacu natwe turi ubwoko bwawe kandi turi mu cyanya cyawe. Ni wowe waturemye udushyira hano ku isi kandi utugenera n'igihe cyo kuyibaho. Thank
nubwo tugifite kubabarizwa mu isi ariko Imana izavanaho amarira ubwo tuzaba tugeze aho twateguriwe twese. Twizera ko tuzaba kandi tukazahaba ubudatandukanye. Reka twinginge umushumba yegere hafi kugira ngo aze atuyoborere indi mihango isigaye. Karibu. Mwiriwe abandi muraho. Reka mbere cyo kwakira abashyitsi baje kudutabara. Dore Methodiste Libre Paruwasi ya Gihinga babuze intwaro. Abaje no kudutabara bazamura ikiganza bagire gutya. Imana ibahe umugisha natwe tuzabatabara. Ndi kumwe n'abavugabutumwa dukorana umurimo muri paruwasi, nabo barambura ikiganza bakabasuhuza. Abakoze bagombaga kuba ari 6 ariko haje 2, rero bagize impamvu. Ndi kumwe na pasitori dufatanya umurimo muri paruwasi, nawe yarambura ikiganza akabasuhuza. Abakoze ndi kumwe na pasitori wayoboye hano Nyangura, bakoranye umurimo mu bihe bageraga muri paruwasi, ariko bari gukorera umurimo muri paruwasi ya Gataka, konferanse ya Kibogora, paruwasi ya Gataka. Yahaguruka nawe akarambura ikiganza akabasuhuza. Akoze cyane. Umwe n'uri mu rugendo rwo kuzaba umushumba, ari kumenyerezwa, ari kubitozwa, ari gukorera umurimo muri paruwase ya Kamonyi, nawe yarambura ikiganza akabasuhuza. Ndi kumwe na perezida wa koje muri paruwasi, nawe yarambura ikiganza akabasuhuza. Nabonye n'undi mushyitsi hari hirya, umusaza, nawe yarambura ikiganza akabasuhuza. Murakoze cyane. Hano rero duteranyijwe n'ubukwe, kandi ubukwe budakwiye kugaragaramo umubabaro, ubukwe budakwiye kugaragaramo agahinda. Haleluya, haleluya. Murambura ikiganza tw'Imana icyubahiro. Icyubahiro ni icyande, Imana ibahe umugisha. Mbere y'uko twinjira mu muhango nyirizina, tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko mu mbabarire rwose tunezerewe ubwo bukwe bw'umuvandimwe wacu bwa nyuma hano ku isi. Na Kreti yabivuze, yanezerwaga cyane iyo wahagararaga hano atega amaboko anezerewe, wabonaga ari byiza. Nta mpamvu rero yo kumuherekeresha amarira, nta n'imwe dufite, kuko niyo nzira ya muntu. Turasoma amagambo dusanga mu gitabo cya Yobu, igice cya 19, umurongo wa 25 turageza 27. Turaza kongera dusome muri Timoteyo wa mbere, rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cya 6 umurongo wa 7. Turasoreza n'ubundi muri Yobu, igice cya mbere umurongo wa 21.
ntabwo turi butinde turihuta, reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko ngewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye numara kuhora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza, si ayundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Jye muri Timoteyo 6:1 cya 6:7. Kuko ntacyo twazanye mu isi kandi ntabwo tuzabasha kuyivanamo. Yo igice cya 1:21 ni uko Uwiteka niwe wabimpaye kandi niwe ubitwaye, izina ry'Uwiteka rigiye gute rishimwe. Haleluya. Reka dusenge Imana. Mana nziza, twinjiye mu ijambo ryawe, ngwino ariho abariho guhumuriza imitima y'ababaye n'abashavuye muri uyu mwanya. Torero muri rusange ndetse n'imiryango n'inshuti duteraniye hano, teranijwe n'ubukwe bwa nyuma bwa Semuremyi Valens, twabona ku munsi ku wundi badufashaga mu buryo bw'indoro, mu buryo bwa hirya no hino, tanga ubufasha bunyuranye, ariko uyu mwanya wabagiye kumwisubiza. Izina ryawe nirishimwe. Twinjira mu ijambo ryawe bariho kutwigisha by'ukuri, kandi icyo tuzi cyo nuko tuzongera tukabona n'amaso kuyandi, turirimba indirimbo z'amazamuka tuvuga ngo haleluya, 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 amen. Aya magambo yo yandika yari mu gihe kigoye, yari mu gihe cy'umubabaro, ni mu gihe Yobu tuzi neza amakuru ye, Yobu umukire, afite ubutunzi, afite imiryango, afite inshuti n'abavandimwe, ariko igihe kiragera Imana irambura akaboko kayo ibikoraho, yandika aya magambo agira ngo ahumurize imiryango, ahumurize inshuti, ahumurize abavandimwe. Aravuga ngo ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubura nzareba Imana mfite iki undi mubiri. Sema amen. Yarazi ko nubwo ari kubabara, nubwo amatungo n'ibindi byose byamushizeho, igihe nikigera azareba umwami Imana amaze kuva muri iyi si. Afite ibyiringiro bifite kunesha. Imana idufashe cyane. Timoteyo rero arivuga neza yeruye, aravuga ngo kuko ntacyo nazanye hano mu isi, nta n'icyo nzabasha kugira gute kwivanamo. Ubu bukwe bw'umuvandimwe wacu Valens ni invitasiyo kuri buri wese wicaye hano. Wambaye inkweto, wambaye bote, ufite amafaranga mu mufuka, ufite ubutunzi, ariko menya ku munsi umwe ubwo wavukaga waje wambaye ubusa, ntacyo ujyana, urahaha, uri umutunzi, wiga amashuri menshi, ariko ku munsi wawe wa nyuma menya neza ikigo ntacyo uzajyana. Yobu rero aza nirangiza aravuga ngo Uwiteka niwe wabiduhaye, nawe ugize gute ubyisubije. Semuremyi Valens ni Imana yari yaramuremye, imushyiraho kugira ngo akore ibyo agomba gukora mu gihe cye. Uyu mwanya turi kuvugana Imana yamwisubije. Haleluya. Niyo mpamvu nta gahinda, nta mubabaro. Imana izi impamvu yamwisubije, si impamvu yamutwaye, cyari igihe buri wese afite igihe cye. Ntimutekereze ko umwe agiye twebwe tuzahoraho. Oya,
atekereze ngo umunsi wanjye wa nyuma bizagenda bite. Tangira ubitegure neza, kiranura ibidakiranutse, haba mu miryango, haba mu nshuti, haba mu rusengero, aho ariho hose. Bishyire ku murongo, witegure umunsi wawe wa nyuma, kuko uzaza nk'umushura, ntabwo uzamenya igihe uzagira gute uzazira. Haleluya. Mana dufashe, kandi uyu munsi ni umunsi mwiza, umunsi w'umunezero, umunsi w'ibyishimo ku mukristo wese w'ukuri. Munyemerere rero injire n'ubundi mu muhango nyirizina. Nijye gusuka n'ubugingo, unyizera nawe yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Kuko kubabazwa kwacu kw'igiwayiwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kutemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ni iby'igihe gito, naho ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Dusenge Imana. Mana ihoraho, Data wa twese, uwo dukomokaho kandi tukakugarukaho, utugirire impuhwe zo kubana natwe muri uyu mwanya w'urugendo rwa Nsengumuremyi Valens hano mu isi. Uduhamirisha umwuka wawe wera, kuwo dukorera ari we Yesu yanesheje urupfu kandi ahora ari muzima iteka ryose. Udushoboze kureba imibereho yacu y'iki gihe, twibutse iby'ibihe bizahoraho, bitume n'imitima yacu ituza. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo mpamagare Safu nyegere hano. Ndagira ngo rero tugere mu mwanya turagenda tuvuga mu ncamake ko ibigwi bya Valens umunsi kumwe birondoye ni byinshi cyane. Ndagira ngo rero duhe umwanya umuvandimwe tuvuge mu ncamake y'amateka ye, narangiza turaha umwe mu bamubaye bugufi mu bihe by'uburwayi bwe ijambo nawe yegere hino. Narangiza turaha umufasha we umwanya w'ijambo, turaza gusozerezwa n'imfura ye Elisa bazaraza kudusoreza. Murakoze cyane. Yego, nakomeza. Murakoze cyane. Muraho. Kuri uyu munsi utoroshye ariko ngomba kwishimira mu Imana yaturemeye, kugira ngo tubabwire mu ncamake amateka y'umuvandimwe wacu Nsengumuremyi Valens witabye Imana, kandi twizeye yuko Imana yamwakiriye. Nsengumuremyi Valens yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1975. Numva ko afite imyaka 49, imyaka mike cyane. Ni umukristo wabatijwe, kandi yabatijwe mu itorero rya Methodiste Libre mu mwaka w'1994. Ni umukristo wubatse urugo rwa Gikristo, kuko yashyingiranywe na Nyirabazirunguka Fortune ku itariki 25 z'ukwezi kwa 5 mwaka w'2000. Imana yabahaye umugisha w'urubyaro,
babyaranye abana 6 harimo abahungu 2 ndetse n'abakobwa 4. Imana imwakire. Baresi mu buzima bwe hari ibyamuranze, hari ibice by'ingenzi banditse, ariko nanjye nagiye nongeraho njyewe nzi ko n'umuvandimwe, inshuti n'umuryango yakundaga gusenga. Kuva kera turi abana, njye navukiye aha, nabaye muri itorero, Baresi namubonye mu murimo w'Imana. Cya kabiri, akagira ubusabane, agasabana n'abato n'abakuze na buri muntu wese, ukomeye n'uworoheje. Ikindi agakunda umuryango, agaharanira n'iterambere muri rusange. Hari ikindi gikomeye wabonaga akundaga kwitangira abantu, agashyira imbaraga mu kumva ubuzima bw'umuntu runaka bwahinduka, abigizemo uruhare, bitavuye ko afite ubushobozi bw'igitangaza, ahubwo kuko yumva afite umutima umwemeza kugira icyo akora ubushobozi Imana yamuhaye, ndetse akabishishikariza n'abantu. Kandi yaranzwe no kwihangarana mu makuba mu bihe bitandukanye. Ikindi gikomeye ngiye muzi, yari umugabo wisanzura mu gutanga ibitekerezo. Icyo kintu ngewe narakimukundiye mu buzima bwawe, kuko nanjye ndarikunda. Abo tuziranye muranzi, ni umuntu wisanzura gutanga ibitekerezo, kuko numva ibintu nanjye rero narimukundiraga cyane. Ikindi kandi agafata iya mbere mu gutanga urugero mu byo abantu bemeranyijwe gukora, akunda umurimo cyane. Yari umufatanyabikorwa mwiza w'itorero Methodiste Libre yavukiyemo, yakoreyemo. Umufatanyabikorwa mwiza wa leta, nahoze mbibona no ku rubuga rw'umurenge babivuga bati rwose n'umufatanyabikorwa, yari umufatanyabikorwa mwiza. Kandi yari umufatanyabikorwa mwiza n'abandi basanzwe aho yakoreraga hose imirimo, agaharanira iteka gukora umurimo unoze. Twarakoranye mu buryo butandukanye, kandi yari umugabo ufite imbaraga, ufite ishyaka, agiye mu by'ukuri kare, nubwo Imana ifite uko yabiteganyije, ariko twe turabona hari hakiri kare. Rero tumwifurije uko ridashira, kandi abizera, abiringira ko hazabaho umuzuko, twizeye ko tuzabona nawe tukazana ubwami bw'Imana. Murakoze cyane. Munyemerere duhamagare mama we, umuntu uri hafi, yegere imbere, ahaguruke agira icyo avuga kuri uyu munsi wo guherekeza umwana we bwa nyuma. Haleluya. Umwana mugize kumuri Baresi. Impamvu yamushigaje kwari ukugira ngo azasigire abazasinganira. Asigaye rero Risa na Shimayeli, ntabwo nsigaye njyenyine, nuko Shitani yashaka kunyishima hejuru ntiyazabakingura. Singa umunebwe Baresi wanjye yabaye umwana mwiza w'intangarugero mu bahungu bo mu isi. Yigeze akubita, akwakunda umwana umubwira ati jya gukoma, akavuga ngo asingiye yabyigeze. Umwana wanjye yigeze ntonganya, mbabwira kuri izina uko muvuga. Mvugiye muri iteraniro bisamaze gupfa, kuko nabonaga ntazabarira kubera ubukene, narasambaye kugira ngo ndi n'umugabo wabamfasha. Ariko igihe kimwe yasanze kuryamana n'umugabo pe, yakomeje isama yaruhukiramo, asanga kuryamana n'umugabo njyana n'umvisi isoni birangora. Umwana yigendera kugira agakuza nk'uvuye gufata ku kanya, kandi njye namubonye ntiyigeze abinjurira kugeza nonaha avuye mu buyobozi. Icyo ngicyo Imana izatuma
apfuye ntareba kandi sinigeze kwibabuka Elisa na Simayeli sinzigera niba sinzigera ntambaka mu rugo rwa kanaka ngo we yarambuye ngo nzajya kumusangizaho Isimayeli atiwe kereka nawe ntapfa cyangwa Elisa uyu mwana wese akamureba twatentorana tukakangurana ariko sinzarabisa afite ikintu ibishyimbo bine yenderaga kubigabura kabiri akagambanira ibintu agateka ibikana afite abantu abo bana bihagenaga kuvuga ko nitunaryana bwa shitani kuko nyine wenda uwari utugize atuvuyemo ariko nitsinda kuba amenyo y'abana bacu kandi nabo bazagende kunka amenyo y'abantu segumwe sha imana kubatembayo ikumbatemba abayayo nani bisabire kwajyana kindabo bityo bagenda baguseka umuvuga umaze kuyimba yabayerekenya ibaza tukatanga ubiteka kubanyagurira kwaretse ngube kuwiteka apfuye tutaravuga imyaka 20 gashize utamenya amategeko cyangwa muzimuhe Mana we kwaretse byinshi kuwiteka kugurwa uwiteka imana izikwice ko twayitangiye imana nugera uruhande batari yibutse yavuga yo kukaramba ariko yavuga ngo buri gihe nzaje nibutse imfubyi yo kukaramba niba hatangireho kwandika imfubyi n'uyu munsi upfuye wari utangira imfubyi rero ntupfuye uratazi abataha nkawe imana mwumvise arakoze umubyeyi afite byinshi yavuga ku mwana we twakire umufasha we n'umwana we bahuje icyarimwe bahagarara hano hari icyo muvuga uyu munsi wa nyuma w'urugendo rw'umutware w'umuryango wawe. Aleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe icyuye umugeni wawe. Bikiri bityo nanjye nitwa Nyirabaziri w'Unguka Fortunata nk'uko babitubwiye Segumuremyi Valesi isheri wanjye uko ni ukuri bivuze kandi mbikuye ku mutima Segumuremyi Valesi twashyingiranywe nawe muri ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu muri bibiri ubwo twari tumaranye imyaka 24 Segumuremyi Valesi yaratarigera abwira ko ibyo ngibyo nabishima muri Mana yanjye Mana yo mu ijuru umurebe Segumuremyi Valesi ntapfuye ahubwo araryamye. Haleluya. Amazina yanjye ni Icyo yavuze benshi niyo bakunda kumuhamagara gusa ari iwacu bijye mu mukuru ukaba umuryango wa Segumuremyi Valesi kuva nta byinshi dufite kuvuga kuko ntabwo ugiye kuvuga turi nka famiye ahubwo isi icitse umugongo papa nkunda kumwita ngo ni my hero ari intwari kubw'ibintu byinshi amureba no kubw'ibintu akorera sosiyete nta butunzi bwinshi nta bihambaye ahubwo umutima w'urukundo no kwihana icyo nicyo kintu muzi kandi agaharanira kuko babivuga iterambere rya buri bambajije umuntu utagira ishyari ku isi udashobora kugira umuntu n'umwe ishyari so nari nkimukeneye cyane cyane kuko numvaga wenda n'ubu binatekerezaga ko tugiye kujya twatangira urugendo rw'ubuzima njye nawe dufatanyije n'umuryango wacu ariko nyine buriya Imana igira plan
umugambi bifite ku muntu tutagira ikintu na kimwe tugira. Aka kanya ngiye ndashima Imana cyane cyane ariko cyane. Papa navuye ku ishuri mu kwezi kwa cumi mu mpera z'ukwezi kwa cumi na rimwe kwa cumi na gatatu. Je kumureba aho urambwira tuvugana ngo ndarwara tukavugana ndarwara haciyeho 2 weeks atajya mu rusengero. Ndavuga ati Imana araho amasomo ndamanuka njya kureba umubyeyi w'umuyobozi nsanga yararembye cyane. Kuva icyo gihe kugera uyu munsi nari waragiye mu bitaro byinshi bitandukanye hehe usanga umurwayi yarafite levo bwari bugezeho nta buvuzi na bumwe niyo wajya hehe uretse Imana yo mu ijuru yamukiza nta buvuzi bwari. Mu buryo bwose twamufashaga kugira ngo dukomeze kuba hafi ariko twari tubizi neza ko isaha y'Imana nigera izahamagara intama yayo ikajya mu mukumbi. So ni byinshi navuga ariko reka ngerageze kwihutisha kuko umuhango wo guherekeza umubyeyi uracyakomeje. Nkafata aka kanya nshimire buri umwe wese wambaye hafi akaba hafi y'umuryango wanjye igihe cy'uburwayi bwa nshimire n'abantu bose badutabaye, abana be, abantu bita abana be batarababyara mu nda ntibizi. Ntekereza ko ari hafi ya bose abakozi ba mu gihe cya kampani bite tubuze umubyeyi ariko nibyo ejo nari ndimo kubwira abantu ngo yadusize ibitekerezo bye yabidusizemo. Ntekereza ko akiri kumwe nawe ahari mu buryo bw'umubiri ariko kumwumva. So akandoroma y'umurenge ndabashimira for your attendance. Ni Safari Company Limited for your attendance nanjye ndabashimira kuba hafi bakafatanya n'ibikorwa wanyu. Abanyeshuri twiganye segonderi primaire abiganye n'abavandimwe banjye nagiye mbona abo twiganye uyu munsi aho niga muri kaminuza, imiryango ya hafi n'iyakure abo nzi n'abo ntazi. Imiryango b'iki gihe gisigaye mbona mbese nk'aho igihe nticyemera ariko biramubabaje cyane. Yari ari muri gahunda ikomeye yo kugarura umuryango ariko itwari turahari nabo barahari yaramaze kubibashyiramo. Buri umwe wese abashije kugera hano uyu munsi kuza kudufata mu mugongo no guherekeza umuvandimwe wanyu umubyeyi wanjye n'ibyo kubashimira. Ndabashimiye cyane. Imana naho imigisha itagabanije ibindi ndacyari kumwe turaza kumwe gusa. Barakoze cyane basubira mu giciro. Reka twakire Anakreti umunota umwe wenda gerageze mwihutishe usoze iyi gahunda. Murakoze. Nitwa Anakreti Rurema, abangiye kuvuga muri bike nyine ubutumwa bampaye mu byaranze nyakwigendera. Nyakwigendera Imana yamuhaye kuba umuvandimwe ariko sinamenya uburyo muvuga. Yari umuvandimwe wanjye, yari mukuru wanjye, nanjye nkaba murumuna we, ariko agiye avuga ati petit frere ibyo nakoze uzabikore. Rero reka ntangire ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 niho nyakwigendera yafashwe n'uburwayi. Amaze gufatwa n'uburwayi atangira kwivuza. Ndababwira mu bice mu bitaro agiyemo aho twabaje kujya. Yagiye mu bitaro aho kuri enye yabanje kujya mu Bushenge aragaruka ashize iminsi nk'icyumweru biranga dukomereza kuri dispensaire iri aho bita ku Rusunyu aragaruka biranga. Hashize iminsi tujya Igihundwe bari transferi tujyana i Butare tujyayo biranga bari transferi tujyana Faisal tuvayo
tugaruka i Butare bwa kabiri, i Butare tuvayo tugaruka Igihundwe bwa kabiri, Igihundwe tuvayo dusubiraho bwa gatatu, Igihundwe tuvayo bwa gatatu. Ubu nyakwigendera apfuye kandi dusubiyeyo inshuro ya kane. Igihundwe kane, ibitaro byose twabizengurutse, ariko twahize imihigo myinshi njye nawe turi kumwe ndetse n'umwana, ariko imihigo ntabwo Imana nyine izahora ari Imana, tuzahigura imihigo. Imana imwakire mu bayo, yavuze ko ari umugeni, ndabyubaha nkanabyizera, aruhukira mu mahoro. Kandi iyo minsi yose ngira ngo mwumve ko tumaze amezi 4 dushaka ubuvuzi, ariko finali kuri Faisal batubwiye ko uburwayi budashobora ko tugomba gutaha, asigaye tukarindira Imana, ariko niyo yabikoze. Rero twarivuje, ararwara arihangana, umubiri uramurya, tumuba hafi, dukora ibyo dushoboye, twayarinze agenda tumubwira ngo twaguhaye ibyo twari dufite, nawe kandi aduha ibyo yari afite, apfuye ari intwari. Nyuma y'ibyo ngibyo rero ndi gutekereza, ni ibintu bitaranuka, kumwe na Wasafi, ndimo ndarangiza, ndi kumwe na Wasafi n'umuryango mugari, ndimo ndatekereza umutwe wanjye ibisigaye nababwiye. Dufite ibintu byinshi cyane muri twebwe, tuzandika igitabo kuri we, amateka yamuranze, abana bacu bazagisome, abuzukuru bacu ndetse n'abuzukuru be bazagisome. Murakoze, Imana ibamugishe. Pasiteri unyemereye gatoya, babikongojeho kugira ngo nk'umuntu w'umuryango kandi w'umukristo ngire umucyo nshyira ku bintu bimwe batagiye basobanura neza. Umuntu wacu yararwaye, twagiye kwa muganga kandi indwara yarabonetse. Iyo ndwara yitwa kanseri y'agasabo k'inyuma. Ni kanseri udashobora kuvura na gusa, kuko ako gasabo wakabaga, nta muti bari bumutere ngo bikunde. Twagerageje kuvugana n'abaganga batandukanye muri Faisal, abari mu mahanga, mu Bufaransa n'ahandi, kuko njye baza muri Faisal twarabonanye, basanze nta traitement ishoboka. Twatekereje kujya i Butaro, dusanga ntacyo byamara. Turavuga ngo twizere Imana, nibona ko umuntu wayakwiriye gutaha azataha. Rero abaturage b'inyangura mu Bagondo no hirya no hino mu Rwanda no ku isi, bakristo, umuntu wacu yararwaye kandi indwara imwishe irazwi, indwara y'akazi. Imana ibamugisha. Safi, Imana imuhe umugisha. Nicyo nari busorezeho, ntabwo umukristo wacu yarozwe, ntawamutegeye mu nzira. Umukristo wacu Imana iramwisubije yuje ku ndwara ya kanseri. Safi arakoze, bumwe mu muryango kubigarukaho, wenda yonza kubivuga nka pastori, mwari kugira ngo ibya bintu by'abapastori tuba duhagaze ku ruhimbi, ariko ni ukuri. Please, amagambo n'ibindi byose bihagarare, abinginze nk'abakristo b'ukuri. Ahubwo nk'uko na Perezida bivuze, ibyo yari atarakora n'umwana yabigarutseho. Nsoza, njye nageze hano ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 2020, ariko abantu bagera hano kuri iri shuri kuri 25 z'uko kwezi, nasanze muri iyi paruwase harimo ikibazo cy'ubwumvikane bukeya, ariko mu bantu bafashije uyu mugabo arimo. Hari icyo Safi yagarutseho, ni umugabo utaryaga iminwa. Nanjye ukora bitenda yigira, mvuye aho ntabashije, umenye ko mfite ikibazo. Niyo mpamvu namukunda. Ntabwo yaguhisha icyo atekereza, n'icyo akunze cyangwa icyo agize gute, icyo yanze
yakivugaga ku mugaragaro ibyahwihwihwihwi byabigeraga. Niyo mpamvu nanjye namukundaga. Ndavuga ngo rero kugeza kuri uyu mwanya Imana imuhe iruhuko idashira. Uyu mwanya nabonye ubuyobozi bw'umurenge, Imana ibahe umugisha. Nabonye diregiteri wa EAV, Imana imuhe umugisha kuza muri uyu muhango wo kudutabara. Tugiye gusohoka hano tugana ku ishyamba, tugeze mu mwanya wo gusezera umuvandimwe. Ndagira ngo abashinzwe protocol begere hino, sabe abapasiteri kandi ubwo turajya dusezera dukomeza. Biraza kuba byiza kubera kugenda n'amaguru. muhadutize abaririmbyi bahahagarare mudufashe abaririmbyi bahagarare aho muri icyo cyerekezo abaririmbyi mujye hariya mwese aho turaza kuhashaka inzira mwegereyo mwese muduhe inzira hano muhagarare aha ngaha bahagusiga kandi niho umucanga aza kubakiwe n'umukiza kumana yacu haramazu niho niwacu ubuturo bwiza tuzahora mwegereyo mama tanga inzira hano abana nibaga bikinyuma baratereka he ijuru tuzimana
muze mwese dushimire ijuru tuzimana n'umukiza Yesu. Nigiye gitumura ugacyaha noneho ntarambika umutwe wanjye. Kandagira hose hazaba habaye ahacu. Wanapewe sifa. Amen. Ndagira ngo abashumba bagende bahagarare hariya iruhande rwa serike bareba hano. Nigiye gito ngifite umuruho, nigiye gito nkazabona Yesu, nibwo nzabana n'urahenda kugeza umubyeyi wacu mu cyubahiro kimugomba nguko twari turi hariya ku rusengero tugiye n'ubundi kugumya gusubukura imihango yahaberaga kugira ngo n'ubundi dukomeze reka sabe n'ubundi aha Uwiteka Mana aho tugiye kubikira umubiri wa mwene data turakwinyize kugira ngo ubwo bitarakorwa gahunda zose zigiye kuhakorerwa ntihagire umwana w'umuntu ugaragara ahubwo wari ugaragara izina ryawe gucyubahiro aho turi imbere yawe rero mwami komeza kubana natwe kandi uturinde umubi uturinde ikibi kandi Uwiteka Mana mwene data umwakire mu bawe tugire neza rero mwami imihango irakomeje kimwe n'uko Uwiteka Mana iteguye komeza kubana natwe muri byo byambaje neze kubikora hagati mu izina rya Yesu turakoze amen. Unyizera nawe yaba yarapfuye azabaho kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose muvuge ngo amen. Amen. Ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri nzayireba ubwanjye amaso yanjye azayitegereza si ayundi nuko umutima wanjye umurwa n'urukumbuzi kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye izina ry'Uwiteka nirishimwe. Nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi yaba atarahari nababwiye ko agiye kubategurira hanyu kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyana iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi aho inzira murayizi. Toma aramubwira ati databuja ndituza aho ujya inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ukuri n'ubugingo ndawe ujya kwa data ntamujyanye muvuge ngo amen. Ndasaba ba basore baze badufasha kugira ngo bururutse umurambo. babanze begeze hano hafi. Yego. Fata nona. Za ndirimbo muzizamure. Fata. Abari mwe mufate umugozi mu basore. Uretse bari mwe maze gutera babanze bafate bayijyane bayegereza. Bakajya kubaho. Sawa, komeza. Mwe muri. Fata fasha muri. Mwegere inyuma rero. Reka dukomeze. Yavanye umuvandimwe wacu Sengumuremyi Valens muri iyi si nicyo gitumye dushyira uyu mubiri w'abapfuye mu butaka dutegereje kuzazuka kw'abantu bose ku munsi w'imperuka n'ubugingo bw'igihe kizaza kubw'umwami wacu Yesu Kristo uzagaruka mu bwiza bwe bw'icyubahiro gucira abari mu isi urubanza isi n'inyanja bigarukana abapfiriye muri byo. Imibiri ibora y'abapfiriye muri we izahindurwa ngo ishushanywe n'umubiri we w'ubwiza akurikije uko afite ubushobozi bwo kumubashisha kwigandurira byose. Mwana ushyingura uyu mubyeyi yari he?
mufashe muhereze abapasitori begere hino tanga inzira kingura umukristo Elisa muhereze Elisa umukecuru ari he yego hino mbere manye mutamwicisha wa mukecuru ari he kugira ngo ubwo umuryango abana bakurikire mukecuru narangiza abandi bose muhereze yego umwegereze gake ya nagira ngo abana b'abakobwa sindi kubabona nabo begere hino barangije twakwegera inyuma kugira ngo dutangane umwanya ahangaha ariko ndagira ngo abashinzwe protokole muduhe umwanya hano kugira ngo abaza gushyingura babone aho banyura inzira turayishaka hano ndavuga bari kuza gushyiraho indabo hano niturangiza hano turegera inyuma kugira ngo duhe baza kurikiraho yego ari duke tutagushira tanga inzira aho ngaho tanga inzira mumenya abana umukecuru muvane mu bantu benshi murera ahagarara atuje umuryango wundi ubwo wakomeza nawe hari undi mwana hari undi mwana yego reka turebe yego ahagije Elisa oya abandi umuryango rero nawe wakomeza umusaza Naniyasi n'umusaza Minani Manuel barihe mushiki wa Valesi atambuke na Rusi yegere hafi bamuhereze Minani Manuel atambuke Naniyasi atambuke muvuye hano mwese mugende hari imbaho zacu dukeneje abantu muri hano muhaza barihe ko twabakeneye yemwe abantu muri hano imbaho ziraho bazinyuza umusaza Minani n'umusaza Naniyasi abandi basigaye umusaza Naniyasi mumbibaho mumbibaho ubwo abandi barahagije mumbibaho zagira nuko ubugingo bwonyine bwazamutse bujya mu ijuru umubiri tuzataha igihe nikigera tuzataha igihe nikigera tuzataha
Muzane hano mubanze hano. Umutwe ni hano mubanza. Mu gihugu cya Emmanuel umuyaga uzabona abakozi barangije imirimo yabo, umuyaga uzabona abagezi barangije urugendo. Ku misozi y'igikundiro ahabera bantegereje, aho niho nanjye nzicara ndangije imirimo yo mu isi, aho niho nzaruhukira ubwo nzaba nsoje urugendo. Ku misozi y'igikundiro ahabera bantegereje, aho niho nanjye nzicara ndangije imirimo yo mu isi, aho niho nzaruhukira ubwo nzaba nsoje urugendo. Yemwe bagenzi dukundana kandi dusabana iteka, nimumbwire uko mwanyuze muri ya mibabaro y'isi, nimumbwire uko mwambutse gasoyo gahinda gasaze, nimumbwire uko mwasize aparuboni n'ingabo ze. Yemwe bagenzi dukundana kandi tuzabana iteka, nimumbwire uko mwanyuze muri ya mibabaro y'isi, nimumbwire uko mwambutse gasoyo gahinda gasaze, nimumbwire uko mwasize aparuboni n'ingabo ze. hano gutya Ku misozi y'igikundiro cyane aho niho nanjye nzicara ndangije imirimo yo mu isi, aho niho nzaruhukira ubwo nzaba nsoje urugendo. uretse kwiruka Ku misozi y'igikundiro bantegereje, aho niho nanjye nzicara ndangije imirimo yo mu isi, aho niho nzaruhukira ubwo nzaba nsoje urugendo. Ku misozi y'igikundiro ahabera bantegereje, aho niho nanjye nzicara ndangije imirimo yo mu isi, aho niho nzaruhukira ubwo nzaba nsoje urugendo.
mose na henoke hari n'abami barangije pawulo n'intumwa za yesu hari n'ababakurikiye abo ntibagira uko bangana hari abagenzi bagezeyo Eliya na mose na henoke hari n'abami barangije pawulo n'intumwa za yesu hari n'ababakurikiye abo ntibagira uko bangana hari abagenzi bagezeyo Eliya na mose na henoke hari n'abandi barangije pawulo n'intumwa za yesu hari n'ababakurikiye abo ntibagira uko bangana ku misozi y'igikundiro abahera bantegereje aho niho nanjye nzicara imirimo yo mu isi aho niho nzaruhukira ubwo nzaba nsoje urugendo ku misozi y'igikundiro abahera bantegereje aho niho nanjye nzicara ndangije imirimo yo mu isi aho niho nzaruhukira ubwo nzaba nsoje urugendo abaririmbisha mukomeze muzane mukomeze mubiri nagukundaga ariko uranzura bose mubiri nagukundaga ariko uranzura bose mubiri nagukundaga ariko uranzura bose hakurya ya yorodani abariyo bararirimba hakurya ya yorodani abariyo bararirimba abariyo bararirimba abariyo bararirimba abariyo bararirimba abariyo bararirimba abariyo bararirimba shikana n'agace ka kuraje abariyo bararirimba abariyo bararirimba shikana n'agace ka kuraje abariyo bararirimba abariyo bararirimba abariyo bararirimba abariyo bararirimba hakurya ya yorodani 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 abariyo bararirimba kireho ururabyo abana bose batambuke bashyireho ururabyo udupfukamunwa bamanuke murebe hariya mwese n'abareba hariya yego turagira ngo turebe murebe hariya hariya umanuke muhareba ndacyo Elisa wamufasha kugira ngo ya biba bihagije narushyiraho ndasaba ufite ururabyo rw'abashumba
murakoze cyane reka sa murebe muri kamera reka sabe abana ba batisimu bose batambuke mufataneho ntacyo ibyo bifadurura muturere murebe muri kamera mu mpanuka Safi atambuke ashyireho ururabyo Famille Nepo na madamu batambuke bashyireho ururabyo Nepo punguza agapfukamunwa murakoze cyane Imana ibaha umugisha nanjye bari bashyize ku rutonde rw'abashyiraho ururabyo hari abandi muturere kuri agapfukamunwa abanyeshuri bigana nabo baje gushyiraho indabyo Imana ibaha umugisha murebe muri kamera hariya mwongere muce bugufi murebe muri kamera murebe muri kamera barakoze cyane niba nta bandi bafite indabyo reka twakire umushumba kandi nk'uko twamwe tubivuga muvandimwe Nsengumuremyi Valens ntituzongera kumubona keretse ku munsi w'umuzuko natwe twitegura none niwe ejo ninjye nawe byitegure neza kandi ntibidutera ubwoba kuko twese turabaririmbye hano twaba turirimba ibi turiho ariko bitaturimo tuzi neza ko umukristo wese w'ukuri iyo ari inzira ye agomba kunyura mu byanze bikunze mureke rero dusengera hamwe isengesho rya data twese uri mu ijuru murakoze cyane ubwo fire ya mbere ni mu rugo kwa Valens tunyaruke Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubashyigikira mwakoze kudutabara kudufata mu mugongo duhurire mu rugo kwa Valens tuziranye cyane uretse gusa nagufata n'undi gufirima Thank you.
Komeze.